Munyana yakomeje aganira nanjye Ruzirampuhwe nkomeza nandika. Nari mbizi neza ko amagambo abagurukira mu muyaga ariko inyandiko zigahererekanwa. Narambuye urundi rupapuro nkomeza kwandika ibyo Munyana avuga agira ati urukundo ni rumwe gusa rushora imizi ahantu hatandukanye. Urukundo dukunda imiryango yacu ruba rukomeye kandi rutangaje, ariko rutandukanye n'urukundo dukunda inshuti zacu. Gusa urukundo dukundana duhuje imitima nirwo rukundo ruhebuje izindi nkundo. Umuntu uturuka ku mpera y'isi ahura n'undi uturuka ku yindi mpera y'isi, nuko bagasuhuzanya bakibwirana, nyuma y'igihe bakaba inshuti. Iminsi ikicuma bakabwirana amagambo aryohereye, nuko umuriro wakuzura igituza cyabo, amaso atangira kugira udusonisoni. Umwe gashiga ikamushibura akerura abwira mugenzi we ko amukunda. Yamutwaye ibitekerezo amuraza amajoro yose adasinziriye kubera ubwiza n'uburanga yatatswe n'ijuru. Umenya ko amahirwe abaho iyo umuntu nawe agusubije amagambo mubwiye. Urugendo ruba rutangiye ubwo uwo mwahuye mutaziranye mukitwara nk'aho muri impanga. Imitima igaterera hamwe, ubuzima bwanyu bukagira igisobanuro kimwe. Ubabaye akababarana n'undi ndetse n'uwishimye akishimana n'undi. Nta n'umwe uba wibuka ko mwahuye muri abagenzi. Buri wese aba afite iyagana ndetse n'ikimuganishayo. Iyo ibihe bibahiriye mujya mu munyenga w'ubuzima, byagorana ko hari uwabumvisha ko isi itaryoshye, kuko ibikugoye uba ufite umufasha ubigufasha, ndetse n'ibikuremereye uba ufite uwo kubigutwaza. Ibitugu biba bigenda byemye bidahetamye, uba ureba mu maso he ukabona icyizere cy'ahazaza. Inseko iba isobanuye umunezero w'umutima wawe. Agaciro k'ubwiza bwe kaba karusha agaciro ibyaremwe byose mu mboni z'amaso yawe. Ntiwongera kubona umwijima ukundi, uba ugendana urumuri aho uri hose. Urukundo rwaguhiriye ntibisaba kubivuga, kuko ibinezaneza byo mu maso hawe biba bigaragarira buri wese. Intambwe uteye uyitera uhamya, ku bataki icyizere aba ari cyose, kuri wowe ndetse n'imbere y'abandi. Buri munota uba umwenyura, buri uko utekereje ko hakurya hari umuntu ugutekerezaho nawe umutekerezaho. Kubungabunga uwo mutima aba ari inshingano zawe, ukawurinda kubabara, kuko mubabarana ukawurinda gutemba amarira ari ku matama. Uko ni wowe uyahanagura igihe wishinze ibiguruka nta mababa akagucika. Isi biraguhinduka, uwatangaga umunezero aho anyuze hose akijima ku maso, nawe akireba akiyoberwa akibaza impamvu ari muri iyi si. Yakwibuka iminsi ya kera ubwo wari ugifite umuntu ugutwaza ibikuremereye, ukumva ufitanye urubanza n'umuremyi. Amavi yawe aba yarabaye nk'ay'ihene uhora ku karago umwinginga ngo wenda agaruke, umusezeranya kutazongera ndetse no kumwitaho ukamurutisha abandi nk'uko byahoze. Ikosa wakoze riba ryabarabaye icyaha wemera ko ryakwicisha. Umuvuduko w'ubuzima bwawe uba warahindutse, utagihirwa n'ibikorwa byawe, atari uko amahirwe yakwanze ahubwo ari uko umutima wawe ugowe n'ibihe witeye. Uba uhora ukumbuye indoro ya ya maso y'impuhwe bakurebaga, umutima ukagubwa neza. Uba ukumbuye rya jwi ryakongereraga imbaraga mu gitondo uri kugana ku murimo. Byose byahurira mu bitekerezo ukumva uri ikigwari cyaretse ibyiza biragenda, kandi wari ubifite mu biganza byawe. Uru rukundo ntiturusobanukirwa iyo turufite, ahubwo turubona neza iyo twarwigeze nuko tukarubura. Uburyohe bwarwo ruba mu rukumbuzi turugirira, naho uburibwe bwarwo tubwumva iyo turufite ariko tutifuza kururekura. Gukunda ni intambara nk'izindi, aba ari ukugerageza ibi na biriya ushaka ibyishimo. Uwaguhaye umwanya we akakwegurira umutima we aba aruta iby'agaciro, ariko wabashaka ukababura. Uwo mwasangiye inkuru ntiwamugereranya n'uwakugaburiye inkuru. Uwo mwanyuranye mu buribwe ntaho yahurira n'umuvuzi wakuvuye ibikomere byo muri ubwo buribwe. Uwo mwashakanye ubutunzi yangana ate n'uwakugurije.
akanwa kakwise izina kavuga neza kurusha akanwa kaguhamagara, ibiganza mwateruranye ibigoye biragukomeza kurusha ibigusuhuza, uwo mwajyanye gutashya umwibuka kenshi kurusha uwo mufatanya gucana umuriro, uwagusunitse ugeze aharindi mukayangana ate n'uwagufashe akaboko uri mu nzira, uwo wakuyoboye wayobye yahura ate n'uwaguhaye agatebe ngo wicare, uwakwigishije kwandika inyuguti aruta ugufasha kwandika igitabo, ntiwahuza ugutamika n'uwagutekeye. Akenshi biratugora guha agaciro ibiremwa byadufashije turi mu kaga, isi n'abayo batari kuducira akari urutega. Iyo ibihe by'amage bishize dutumbira ibiri imbere, ahahise haba hari mu mitima yacu ariko tukahatekerezaho gake cyane, ndetse n'abaranze aho hahise bahabera inzirakarengane, kuko umuhate tuba dufite wo kurwanira ibizaza utwibagiza ko muri urwo rugendo harimo abaduhaye akaboko kandi nabo batorohewe. Ibyo turimo none ntibyari gushoboka iyo babandi baduhaye ibiganza batabiduhereza, iyo batubwiye amagambo atwingerera imbaraga batayatubwira twari gucika intege, imitima ikuzura kwiheba, tugaha agaciro abatubwiye ko tudashoboye. Umutima wanjye warwaniragamo amajwi abiri, rimwe rinyibutsa ibyanjye na ntwari, irindi rivuga kuri mama ndetse n'ubutaka bwacu. Nibajije icyaba cyanzanye ku rugamba mu gihe nagambanira abari ku rugamba. Nakubita agatima umukunzi wanjye bagiye kugabaho igitero, kimuhitana ubwoba bukanyica. Ntwari yari afite ingingo zimurengera mu rubanza rw'amarangamutima, si ukumukunda, ahubwo yari n'inshuti twasangiye byinshi bigize ubuzima. Yari intwari y'ubuzima bwanjye, yankuye ahakomeye ibihe bingoye. Nibutse bwa mbere nigungiye mu ishyamba akavuza umwirongi nawe ari mu gahinda ke. Nibuka umwirongi w'untabara igihe nari nsumbirijwe intare iri mu gakanu kanjye. Ntwari yari umugambanyi wabo, nanjye ndi umugambanyi wacu. Natekerezaga ko nyuma y'urwo rugamba baseka batigize bazahana Ntwari, nanjye abaryama bakampana. Ibyo nabitekereza ari nako umugongo wanjye wose wuzuye amaraso kubera inkomere ndi kujyana aho Gakuru ari kuvurira. Kubera ko abaryama bari baje sinongeye kwita ku baseka batigiza, amaraso yabo ntambarweho sinabishakaga. Nitsaga imitima buri kanya igisobanuro cy'agahinda nari mfite muri njyewe. Byose Kayigire yarabyumvaga, nuko tumaze gutura indi nkomere, Kayigira njyana ku ruhande arambaza ati ese wabaye iki? Hari umuntu usize waguye ku rugamba? Narahakanye mubwiza ukuri ko uwo nzi arapfa mu kanya kari buze. Kayigire ntiyazuyaje, yambwiye ko yiteguye kumfasha gutabara uwo muntu. Icyo atarazi ni uko nshaka gutabara ari umwanzi wacu, ndetse tukaba duhanganiye aho ku rugamba. Njye na Kayigire twitaruye abandi, nari mbizi ko Kayigire ari umwana, ariko niyo nshuti nari nizeye nabwira ibiri ku mutima wanjye ntancira urubanza. Abandi bose bari bari aho ku rugamba barwanaga buzuye umujinya ndetse n'ubugome bwo kwica abanzi babo. Iyo wari kumenya ko mfite inshuti mu banzi duhanganye ntiyari kuzuyaza, yari kunyica cyangwa akabikwiza mu bandi bagatangira kungenzura. Ariko Kayigire yari umwana, nubwo yarazi ko abaryama bari n'abaseka batigiza bahanganye, ndetse urugamba barimo ruri kubageza ku rupfu. Nta rwango yari afite mu mutima we, nta muntu n'umwe yifurizaga ikibi. We icyo yari ashaka ko ari ukurinda ubutaka bw'ibisekuru bye, nubwo yarazi ko ari umuryama wuzuye kandi ari imvange y'amaraso y'umuryama ndetse n'umuseka atigiza. Ibyo byatumye Kayigire ari wahagarara hagati agacira umutima wanjye urubanza araramye. Namubwiye amagorwa ari mu mutima wanjye, mubwira ntaciye ku ruhande, mwumvisha uburemere bwo gutabara Ntwari n'ibyago byo gutabara mama. Kayigire yabimbwiye bitekerezaho, yibuka urukundo nyina yamukunze, yibuka buri jambo nyina yababwiye, nuko arambwira ati kiza nyoko niwe w'ingenzi.
nikije imitima numva umutima uremereye, ndamubaza nti ninkiza mama Ntwari nakunze akaba uwandi. Nasubiriyemo Kayigire buri gikorwa cyiza Ntwari yankoreye ndetse n'ingano y'urukundo nkunda Ntwari. Kayigire amaze kubyumva ariruhutsa arambaza ati none urabigenza ute ko bombi bakeneye we mu buzima bwawe? Umujyanama wanjye nawe byari bimuyobeye, igihe cyo kugaba igitero kuri Ntwari cyari cyegereje. Nari ndi gusiganwa n'igihe kurusha uko umutima utera, nibajije icyanzanye aho ku rugamba. Kayigire nawe akomeza gutekereza, niwe nari nizeyeho inama itarimo kubogama. Kayigire yambereye inshuti kera kabaye, azana igitekerezo nuko arambwira ati tujye gushaka Ntwari tumumenyeshe ko baramugabaho igitero ahunge yigendere. Icyo gitekerezo cyari ariko Ntwari ntiyari kuva ku rugamba ngo asige bagenzi be bari kurwana kandi arindwanye abaseka batigiza bizeye. Namubwiye ko Ntwari atajya ahunga. Kayigire akomeza gutekereza uko yamfasha nuko arambwira ati tumenyeshe Ntwari ko aratera gusa tumusabe kutagira icyo atwara nyoko. Wenda ibyo byo byari gushoboka, gusa sinari nizeye ko abandi barwanyi b'abaseka batigiza ko baragira impuhwe Ntwari. Kurokora abukunda biragoye, ariko biba ihurizo iyo abukunda aribo bahanganye, buri umwe ari gushaka igihanga cy'undi. Guhagarara hagati y'urwango ntibyoroha nubwo wowe waba wuzuye urukundo. Umutima watera guhata ibitekerezo gufata umwanzuro. Nubwo nari ndi gutekereza umwanya ntawo nari mfite, buri kintu gishingiye ku myanzuro dufata. Hari uwavuze ngo kirazira kuvanga ubwenge n'amarangamutima. Akenshi iyo ubivangiye hamwe ugeraho ugasara. Natekerezaga kureka mama akagaba igitero nkumva ndaba ngambaniye Ntwari kandi ari we rukundo rwanjye. Nayobowe n'urukundo niyemeza kwirengera ingaruka, nuko mfata umwanzuro wo kujya gushaka Ntwari nkamubwira ibiramubaho akitegura. Nasabye Kayigire kunyobora kugira ngo nihute. Nubwo nari ndi kwerekeza mu murongo w'umwanzi, ntacyo ari guhagarika umutima ukunda kandi ushaka. Njye na Kayigire twagiye twububa tugeze hafi y'aho abaseka batigiza bakambitse. Nsaba Kayigire gusubira yaranga. Nagize ubwoba bw'uko hari icyamubaho, nawe yanga kunsiga mbaza ukuntu nanyura mu banzi bacu ntabona. Sinari nzi aho ndahera ngo binyorohere ngere kuri Ntwari n'uburyo bworoshye. Icyo numvaga yari amajwi kandi Ntwari ntiyavugaga. Ikindi namenyeragaho abantu yari impumuro, ariko ikirere cyose cyari cyuzuye impumuro y'amaraso, ku buryo amazuru yanjye atabasha gutandukanya uko abantu bahumura. Nasobanukiwe agaciro ko kugira amaso, nuko ndivugira mu mutima nti abagira amaso mubona byinshi. Narakabakabye mbaza Kayigire niba atigeze abona kuri Ntwari. Arahakana ambwira ko mu barwanyi bari aho hafi Ntwari atabarimo. Sinari nzi aho ndi ngo nihe, yewe sinari nzi n'aho ngana. Umutima wari ushaka, ariko ubushobozi butari mu ruhande rwanjye. Ninginze ibisekuru ngo binyobore bimpe urumuri, umwijima uhora mu maso yanjye ugende, niyo byari kuba umwanya nk'uwo guhumbya. Nkabanza nkareba aho ndi, nkamenya uko ndahanyura ndi gushakisha Ntwari. Ninginze amaso yanjye ngo byibura nyumvire iyo nshuro gusa amfashe mu rugamba ndi kurwana. Ariko amaso aranseka biranga bibi by'ubusa. Nkiri kurwana n'amaso yanjye ngo byibura arebe Kayigire, yankozeho barananze. Ngira ngo ni umwanzi utugezeho adutunguye. Nuko mba mvugije induru ndi guhamagara izina rya Kayigire. Abarwanyi bari aho hafi bumvise urusaku batera intambwe baza aho urusaku ruri. Kayigire avugana ubwoba avuga ati baje kutwica. Sinazuyaje naramubwiye nti twiruke. Nari impumyi ntazi gutandukanya imisozi n'ibibaya. Icyo nari narize nuko kwiruka ari cyo gikorwa umuntu wese akora iyo asumbirijwe. Kayigire yamfashe akaboko nuko dutangira kwiruka. Abasore bari inyuma yacu bafite imyambi n'imiheto, abandi bafite amacumu. Imirindi narayumvaga, ubwoba bugakwira hose mu mubiri wanjye. Kwiruka nari maze kubimenyera nubwo ntabonaga mbona aho ndi kugana.
ariko intambwe zanjye zari zizi neza uko zigomba kugenda. Abasore babonye turi kubasiga batangira kurasa imyambi. Kayigire yuzura ubwoba, nanjye bwari uko. Igikuba cyahise gicika mu nkambi y'abaseka batigiza bibaza ukuntu umwanzi yari abagerereye. Abarinzi babazwa ibyamva he na njya he, natwe dukomeza kwiruka. Abasore babonye bataradushyikira banga kuza mu matware y'abaryama barahagarara. Nibajije ukuntu tubasize biranyobera, gusa bo ntibari bafite ibyo guhomba nk'uko twe twari tubifite. Mu mwanya twari duhagaze turi kuhuka ndi gushaka ubwasubira inyuma, Kayigire yambwiye ko yavunitse akaguru. Naciye bugufi ndakabakaba muhumuriza mubwira ko ari ugutsikira. Nyuma y'umwanya mutoya biraza gushira. Namusabye kujya mu mugongo wanjye, arabanza arabyanga, ambwira ko nuzuye amaraso imyenda yose. Mubwira ko ndi kubyumva gusa mwibutsa ko aho turi atari mu rugo ahubwo ari mu rugamba. Kayigire yaremeye nuko mushyira mu mugongo mubaza aho izuba rigeze. Ambwira ko rimaze kurenga mu gihorihori cyacu. Namenye ko igicucucucu cyacu kiri kutugenda iruhande rwacu. Icyo cyari ikimenyetso kiranga igihe igitero baragaba kuri intwari kirabera. Natangiye gucika intege numva ndi ikigwari kuba ntabashije kurokora umukunzi wanjye. Agahinda nari mfite kumvikana buri uko umutima wanjye uteye, nuko Kayigire arambwira ati humura ntwari ntabwo arapfa. Nanjye ndamusubiza nti ntwari nadapfa harapfa mama. Numvaga nabuza mama kujyana n'abaragaba icyo gitero byibura bombi simbabure. Nateye intambwe ngira ngo ndi mu nzozi, kuko numvishe umwirongi uri kwirangira uvugira hakurya uhamagara izina ryanjye. Kayigire nawe acyumva yarambwiye atumva inyoni izi kuvugiriza. Njye nari nzi ko ntwari yamenye ko nahageze. Nasabye Kayigire kumfasha akantwara aho uwo mwirongi uri kuvugira. Kayigire yambwiye kuri kuvugira aho tuvuye kandi bitatugwa neza dusubiyeyo. Ibyo Kayigire yavugaga byari ukuri, ariko nta kuri kuruta urukundo nakundaga ntwari. Nari mukumbuye ndi kubyumva ko nawe ankumbuye. Nahise mpindukira ngenda, Kayigire ari mu mugongo wanjye akajya anyobora akoresheje ijwi. Buri uko numvaga umwirongi ibizonga mubiri byaramfataga. Nari ndi kumva nsakuza nkabwira ntwari ko ndaho hafi, ariko amatwi niyo yari umwanzi we nkuko nanjye amaso yanjye yari umwanzi wanjye. Kayigire yarambwiye ati ntwari ndi kumureba ari kuvuza umwirongi aduteye umugongo. Sinzi impamvu akenshi nasangaga ntwari yanteye umugongo kandi w'amaso ye yararebaga. Sinari kuzakuza ngo nyumve ngewe na Kayigire twakomeje urugendo tugana kuri ntwari. Natangiye kumvira umwirongi mu matwi yanjye, nibagirwa iby'urugamba nuzura ibyishimo. Twageze imbere ya ntwari nshyira hasi Kayigire, ndambura ibiganza nawe araza arampobera. Ntiyitaye ko nari nuzuye amaraso ahantu hose, ahubwo urukumbuzi yaramfitiye rwamuhumye amaso, ndetse no muri ayo maraso yarari ku mubiri wanjye hari harimo ayaremwe n'ibiganza bye. Igihe nticyari mu ruhande rwacu, ariko ibisekuru byari biri kumwe natwe. Urwo rukundo rwo ku rugamba nta biganiro byinshi twari dufite, nubwo amatsiko yari yuzuye imitima yacu. Nafashe ikiganza cye mucira amarenga amubwira ko hari igitero kiraza kumugabwaho, ndetse ko icyo gitero kiraba kirimo mama. Ndamwinginga musaba kurinda mama akagira mu nkambi yacu ari muzima. Namusobanuriye ko impamvu mbimubwiye ari urukundo rwinshi mukunda. Musaba kutababaza umutima wanjye akarinda mama. Ntwari yaratunguwe, imboni z'amaso ye numvaga ziri kundebana urujisho. Ntwari nk'indwanyi yarazi ko nkoze icyaha cyancisha umutwe baramutse bamfashe, nuko avuza umwirongi ambwira ko ari urugamba gusa aragerageza. Nasabye Ntwari kuguma ari muzima akirinda, kuko ntashobora kubaho adahari.
nawe ansaba kubaho kugeza urugamba rurangiye tukazongera guhura ubwo twari turi gusezeranaho. Twatunguwe n'imvura y'imyambi tutazi abari kumasha. Ntwari arambwira ati iyi myambi ni iyacu kandi bifite ubumara bwica vuba, ngwino nkwereke inzira irabavana hano. Nasubije Kayigire mu mugongo. Ntwari aratuyobora tugeza mu kayira ka bugufi, ansezeraho asubitse kuko ntiyari abishaka. Ikiganza cye cyatandukanye n'icyanjye nkumva ubuzima bwanjye nabwo buri kugenda. Yavugije ambwira ko nkunda, nsaba kuzaguma ndi muzima nkazavuga inkuru y'urukundo rwacu. Ntwari yarazi ko nkunda umwirongi we bihebuje, ntiyahagaritse kuwuvuza. Nagiye ndi kumva inzira yose, imyambi nayo ntiyari itworoheye muri iyo nzira. Nateraga intambwe ntazi aho nyishinze. Kayigire atari kuvuga ngo andangire inzira, kwiruka nari nsigaye mbirusha amaguru ya sarwaya nubwo ntabaga nzi aho ngana. Gusa kunkurikira byagoraga benshi. Nageze aho imyambi ntakiyumva, nibaza ukuntu nkoze urugendo rungana gutyo. Kayigire ataravuga ijambo na rimwe, nuko mukozeho numva afite imyambi ibiri mu mugongo we. Nagize ubwoba nibaza ibibaye biranyobera. Mukoze ku mutima numva aracyahumeka. Ngerageza kumuhamagara ariko ntiyavuga. Namusubije mu mugongo nibuka ijambo Ntwari yavuze ubwo yavugaga ku myambi yabo kwigira ubumara bwica vuba. Sinarinze aho ndi, ntibyari binyoroheye kumva aho ngana. Uko nateraga intambwe niko ubumara bwakoraga mu mubiri wa Kayigire. Nagerageje gutuza ngo numve impumuro y'ikirere cy'iwacu biranga. Amajwi y'inyoni nari ndi kumva yari atandukanye n'ay'inyoni z'iwacu. Gukomeza gutinda kwanjye byagezaga Kayigire ku rupfu. Umutima watangiye kunshinja icyaha, ntangira kwibaza impamvu najyanye umwana muto mu bibazo byanjye. Narasakuje ndongera ndasakuza ndi guhamagara uwari hafi wese ngo aze ampereze ubufasha. Nari ndi kwinginga ibiremwa byose ngo bindangire inzira ngeze Kayigire kuri murumuna we, amwiteho nk'uko yitaye ku bandi. Nakomeje gutera intambwe ari nako induru iguma ku munwa wanjye. Uwari kumfasha naho yari kuba ari uwo mu banzi bacu, ntacyo byari kuntwara. Nari niteguye kuba igitambo ariko nkarokora ubuzima bwa Kayigire.